Mwiriwe neza mwese, mwaramutse bitewe n'aho muri, mwiriwe mwese. Iyi ni KGD TV Rwanda, kora subscribe, kora share, kora comment. Aha tuganira ku ngingo zigiye zitandukanye, harimo uburere mbonezagihugu n'izindi ngingo zijyanye n'imyidagaduro, entertainment, imikino n'ibindi bigiye bitandukanye. Uyu rero na wundi ni Jean d'Amour. Iyi ni KGD TV Rwanda, wakora subscribe hanyuma ukaduha n'ibitekerezo bigiye bitandukanye ku ngingo runaka tuba twagushyiriyeho, ariko ukanatubwira niba hari icyo twakosora. Hanyuma tugiye kuganira ku ngingo ibereye twese. Hari uburyo abantu tugenda tubona tukabona ingo z'abantu, umuntu arakura agashaka, yiga agashaka amafaranga, ariko kugira ngo burya witwe umuntu ni uko uba ufite umuryango, kandi uwo muryango ntabwo wawugira utashatse cyangwa se utashatse umufasha. Turifashisha zimwe mu ngero z'abantu zigiye zitandukanye. Twagiye tumva ingo z'abantu zagiye zinanirana cyane cyane b'abasitari. Harimo Bakimenyi Yves na Muyango. Byagiye bivugwa ko byanze. Hanyuma hari n'abandi twafatiraho ingero nyinshi cyane, twibaza ese kuki ingo nyinshi z'abantu bizwi ko ari abasitari cyangwa se n'abandi bantu runaka bashobora kuba batakubaka ngo bikunde, cyangwa se bikagorana. Mu mategeko y'u Rwanda ubundi abantu bagomba kubana mu mahoro ntawe ubangamira undi. Rero uyu munsi turashaka tugana kuri iyi ngingo, kuki abantu bashobora kuba batandukana bagashakana, ariko hari abamara igihe kirekire ugasanga umuntu amaze imyaka 30 ariko azashwana n'umuntu mu minsi ya nyuma ugasanga barashwanye bakandagazanya bitanagakwiye, cyangwa se abantu bakabana igihe gitoya bikarangira byanze. Ubu rero niyo mpamvu tuje hano kugira ngo tuganire, twungurane ibitekerezo. Tugiye kureba zimwe mu mpamvu zishobora gutuma abantu urugo rutaramba. Icya mbere ni ukubura ibiganiro. Burya abantu iyo babana baba bagomba kuganira. Hano hari ababa bashobora kuganira ariko kwa kundi umugabo aba yumva ari we head of the family. Urumva hari n'amategeko yagiyeho, uburenganzira bw'umugore mu rugo, ubwuzuzanye. Abagore bakabyumva nabi, ati umugabo niba atashye saa 12 z'ijoro cyangwa se saa 5 z'ijoro nanjye ngomba gutaha izo saha. Byumvikana ko minisiteri y'umuryango iracyafite akazi kenshi cyane. Ikindi ugasanga rimwe na rimwe ntabwo biri guhita bikunda, kuko buri umwe aba yarakuriye muri sosiyete itandukanye. Hanyuma n'abantu, yaba umugabo yakuriye aho yumva amukwiriye cyangwa se mu rugo iwabo, umugore nawe agakurira iwabo, bagahura abo bantu ari karagiteri z'abantu babiri zigiye guhura. Bigoye rero iyo rero abo bashakanye badafitanye ibiganiro, ariko muri uku kuganira ntihabemo kuhanariza cyane ibyo umuntu akubwira. Hari ukuntu mushobora kuba muri kuganira ukavuga ikintu mugenzi wawe agitekerezaho cyane, akarenga naho yakabaye atekereza,
iyo rero agutunganyije akakubwira icyo kintu ukuntu, kubera urumva yatekereje akubwira ikindi kintu uhita urakara. So rimwe na rimwe rero bikaba bishobora gutera impamvu bituma ibiganiro by'abantu bashakanye bitagenda neza, kubera ko iyo mugerageje kuganira mugenzi wawe yumva ibindi utamubwiye. Rero ni ngombwa ko abantu bashakanye baganira, buri umwe akamenya defo y'undi, ahubwo uti aha hantu ngiye mfite weakness, wowe weakness yawe ni iyihe, strength yawe ni iyihe, cyangwa se aho ufite imbaraga. Ese mu gihe nacitswe byagenda gute, ese ukunda iki? Hano harimo ibyo kurya, kwambara, umugore akamenya kwita ku mugabo. Hari igihe usanga umugore cyangwa se umugabo afite umugore, ariko umugabo akajya hanze agasohoka mu rugo akishagare wagira ngo aracyari umusore. Ibyo bintu rero iyo agiye agahura n'abantu babiri, batatu, bane, batanu babimubwira, yaza yabiganiriza uwo bashakanye, aho kugira ngo yumve ko agomba gukosora, ahubwo akumva ko ari ukumunena, ubwo yagiye kujya mu bindi, icyo gihe intambara ziba zitangiye kurota. Hanyuma ikindi gishobora gutera abantu ingo zikigiye kuba zisenyuka ni ubusinzi bukabije. Muri ino minsi maze iminsi mbona iyo ugiye ahantu wenda mu kabari usanga akenshi ari urubyiruko bahari, ntugatangira gutekereza ese ingo z'ejo hazaza bizagenda gute, kuko usanga ari abakobwa batoya 20, 25, abasore b'imyaka 18 kujya kuri 30, aribo bantu bayibereye cyane mu kabari. Ukibaza umuntu ujya mu kabari akakesha, aho nibigera ku ngingo yo gushaka cyangwa se kubaka umuryango bizagenda gute? Azubaka urugo rukomeye? Rero zimwe mu mpamvu zishobora kuba zitera cyane ingo z'iki gihe gutandukanye cyangwa se gusenyuka hakiri kare, harimo ubusinzi bukabije, aho umuntu ashobora kugenda akanywa kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, cyangwa se kuva ijoro ritangiye saa moya akakesha, agataha mu gitondo adandabirana atazi ngo agiye hehe. Aho hakazamo n'ibiyobyabwenge, bitewe n'uko urumva urubyiruko birirwa mu tubari, ugasanga rwose abana b'abakobwa batoya bari gutumura ibintu by'ibitabi, kugira ngo ube umusitari, byitwa ko uri umusitari, uri umuntu ukomeye, ukumva uri umukobwa ugomba gutumura itabi, ukumva uri umusore ugomba gutumura itabi, ukumva muri ibyo bitabi harimo bino biyobyabwenge bitandukanye. Mu gihe rero uri kubikora ukitwa ko uri umusore, biragoye ko wazabireka wabaye umugabo. Aho igihe rero ushobora kugenda ugasanga ushatse umuntu utabikunda, cyangwa se niyo mwashakanye mwese mubifata, ubwo nta muntu uri hagati yanyu uzabasha gukosora mugenzi we. Mwazajya abyuka ajye mu kabari, undi nawe ajye mu kabari, mwajye mu biyobyabwenge, undi nawe ajye mu biyobyabwenge, niyo ngo nta mwanya by'ukuri wo kuba mwaganira uhari. Icyo gihe urugo rwanyu ruba rumeze nk'aho rwubatse ku mucanga. Ikindi mbona gishobora kuba gitera bino bintu ni ibibazo by'ubukungu, aho ubukene bwugarije imiryango muri iki gihe. Kuba umuntu ashobora gushaka ikintu ariko atakivunikiye, abantu barakinnye. Mu minsi ishize mperutse kubona urubyiruko, umwe mu bakobwa bavuga ngo turakennye, abantu bamutera inkwenene cyangwa se bamugeraho uburimiro. Ariko by'ukuri ubukene ni imwe mu mpamvu ishobora gutuma ingo zitubaha cyangwa se zitubaka ngo zirambe, kuko iyo ukiri umusore hari ibintu uba ushobora kugenda ukarya umuneke ukiryamira, ukanywa icyo gikoma ukiryamira, ariko iyo umaze gushinga urugo hari ibintu bigenda bihinduka. Iyo hikubisemo rero n'umwana, usanga rimwe na rimwe bigoye ko by'ukuri hari icyo mwageraho, kubera yuko buri urugo rumeze nk'ishoramari, ni ugushora. Yaba umwana muzabyara mukeneye kujya kumujyana ku ishuri, kurya, ibintu byarahenze muri iki gihe, wenda hakazamo n'ubukode, gukodesha inzu, kugura ibikenerwa by'urugo, ugasanga ntabwo muri kubibona uko byagakwiye. Iyo rero hatabayemo kwihanganira hagati yanyu,
hakazamo na cya kibazo cy'ubusinzi twavuze, ushobora gusanga urugo rusenyutse mu mwanya mutoya cyane, hanyuma ugasanga biragoye cyane ko yaba wowe yaba njyewe ah, wakubaka urugo udafite amafaranga ahagije cyangwa se ubushobozi buhagije ko wakubaka urugo by'ukuri rukaramba. Hari abakene babanye muri ubwo buryo, ariko nkeka ko muri iyi Kigali biragoye ko mwabamo at least mu kwezi mudasipendinga amafaranga arenze ibihumbi ijana, gukodesha inzu yenda y'ibihumbi 15, guhaha, kurihira abana, gushaka uburyo bw'imibereho, ugasanga nyine biragoye. Niyo mpamvu mvuga ngo ubukungu ni imwe mu mpamvu zishobora gutuma urugo rusenyuka mu gihe gito gishoboka. Hano rero tukagira abantu inama ko bike byabonetse mwabikoresha neza. Hanyuma indi mpamvu ni kuvanga imiryango. Kuvanga imiryango gute rero? Ugasanga umugabo azanye bene wabo mu rugo rwe, ubwo wenda ni nyina, umusaza, ni murumuna we, ni mushiki we, amuvanye iwabo akamuzana he? Mu rugo. Cyangwa se umugore akazana bene wabo mu rugo, hatabayemo cya kintu cyo kuganira. Niyo mwaba mwaganiriye umuntu akaza, urumva ni imico y'abantu batatu igiye kuba mu rugo, cyangwa se abantu barenze batatu, ku buryo rimwe na rimwe kwihanganirana bigorana, mukaba mwatangira gucyurirana ngo uriya kanaka wese kuki aza kuba mu rugo rwacu. Ibyo bintu bishobora gutuma urugo rusenyuka. Hari inkuru iherutse gutambuka bavuga ngo umugore yazanye nyina mu rugo rw'umugabo, birangira uwo mama cyangwa se nyirabukwe atwaye umugabo. Urugo urumva ukuntu rwasenyutse bitewe n'uko bavanze ibintu byo mu rugo iwabo abizana muri famiye. Ikindi ugasanga wenda buri kantu kose kabaye mu rugo, yaba umugabo yaba umugore agahita yirukankira kujya kubwira mu miryango cyangwa se mu muryango wabo. Ibyo rero rimwe na rimwe bituma urugo rusenyuka mu buryo bwihuse cyane, ugasanga nta burambe urwo rugo ruba rufite, kuko muba mwibaza ngo ese uyu nguyu uko yaje ameze nk'aho ari kuje kudukonsoma. So niyo mpamvu rero iyo uvanze ibibazo by'urugo rwawe mu bibazo by'urugo rw'abandi, cyangwa se ufashe ibintu byo mu muryango wanyu bizanye mu rugo rwawe, urugo biba bigoye ko rwazakomera. Ikindi, kutubahana. Umugabo ntiyubaha umugore, umugore ntiyubaha umugabo, bameze nk'aho bari guhangana. Baduhaye ijambo, nta mpamvu rero yo kumpfukirana, bigahora muri ibyo ngibyo. Urugo rero biragoye ko rwazatera imbere mwumva ko muri ayo ngayo. No kudahuza indangagaciro. Ni byiza ko mu gihe muri kuganira cyangwa se mugiye gushakana, mubanza mukiha intego, mukavuga ati ese turashaka kugera ku ki? Ese igitumye by'ukuri tujya muri uyu mushinga wo gushaka urugo ni igiki? Ntabwo gushaka ari ukwihuta, kuko hari benshi bagiye bashaka bagatangira kwicuza nyuma. Se kuki nashatse nkiri muto? Twabohoze tubona urugo rwa Vestine, ukuntu bamwe bavuga ngo byarapfuye, abandi biri aho ngaho, ariko biriya byose ni ukubera iki? Nta ndangagaciro ziba zihari z'ubunyarwanda cyangwa se zo kubahana hagati y'abashakanye. Ikindi, indi mpamvu ishobora gutuma ingo z'iki gihe, cyangwa se imwe mu mpamvu zishobora gutuma ingo z'iki gihe zitaramba, hari ikoranabuhanga rikoreshwa nabi. Ugasanga umugore ari kuri TikTok kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, umugabo nawe ari kuri ku mbuga nkoranyambaga runaka, bakaburana umwanya wo kuba bavugana cyangwa se no kwita ku muryango no kwita ku bana. Umugore akava mu kazi agahita ajya muri TikTok, umugabo akava mu kazi agahita ajya kuri YouTube, ku buryo kuganira hagati yabo biba bigoye. Ikindi, gukemura amakimbirane nabi, ugasanga umugore ashobora kurakara ukwezi, umugabo akarakara ukwezi, ku buryo buri umwe abyuka akora ibyo undi agakora ibye. Biba bigoye ko abo bantu bazongera guhuza
no kubika inzika cyane buriya ni imwe mu mpamvu zishobora gutuma urugo rutaramba cyangwa se ingo zisenyuka mu buryo bwihuse. Hanyuma no kutagira igihe cyo kuba hamwe, urumva umugore we, umugabo akora isafari, umugore nawe akora muri ibyo ngibyo, bagahura rimwe mu kwezi, kugeza ubwo kandi ka kantu ko kwihangana gukeya kw'abagabo cyangwa se kwihangana guke kw'abagabo, nibwo handi gucana inyuma bishobora kuzajya bizamo bitewe n'uko umwe aba kure y'undi. Rero ni ngombwa ko igihe washatse umugore, umugabo, mwahana umwanya mukaba hamwe. Ujya wumva wenda nk'umuntu yarashatse yari atuye Nyagatare ariko akora za Rubavu, akemera akaza mu muryango hafi, buriya ni ukugira ngo niyaba n'ikimbirane cyangwa se amakimbirane avuka babashe kuyakemura mu buryo bwihuse. Ikindi ni ishyari. Umugore arashaka kiriya, yabonye mugenzi we yabonye igitenge cyiza, umugabo yabonye ikositime nziza, akumva nawe agomba kubizana mu rugo, kandi by'ukuri batarebye ubushobozi bw'urugo rwabo. Ese urugo rwacu rugeze ku kihe gice? Dufite ubuhe bushobozi bwo kuba twagura iki kintu? Ako kantu k'ishyari nako kagatuma ingo zisenyuka. Umugore mugenzi wanjye, umugabo yamuguriye igitenge gihenze, cyangwa se umugabo yaguze televiziyo yari rutura, njyewe nanjye ngomba kuyigura. Sometimes uba ugomba kureba means ufite zinjira mu rugo. Biba bigoye cyane ko mwazabana muri ubwo buryo. Ikindi gishobora gutuma ingo zitandukana harimo kudasabana imbabazi. Ni byiza ko abantu bamenya gusabana imbabazi igihe hari umwe wakoze ikosa n'undi agakora ikosa. Ni byiza ko umenya gusaba imbabazi. Si ngombwa ko gukomeza umutwe wawe ukumva ko ibyo wumva ari bwo kuri, cyangwa se uko njyewe mbyumva ni uko nguko, cyangwa se wowe ibyo wumva ni uko nguko. Iyo rero mudasabana imbabazi rimwe na rimwe, cyangwa se kwirengagizanya, like mukirengagiza icyo mugenzi wawe kibi yakoze, iyo utakirengagije buriya biba bigoye ko mwazagira ahantu muhuriza. Ikindi nahoze nkivuga ko ni uguhubuka mu gushaka, kubera ko mushuti wawe mwagendanaga mu Kigali yashatse ati nanjye ngiye gushaka. Oya, urugo nicyo kintu kitiganwa. Kenneth uko yubatse siko Musesi yubaka, uko Yohani yubatse siko Jean yubaka. Bivuga ngo uko yahiriwe kandi nawe siko nawe uzahirwa. Ni byiza rero ko igihe ugiye gushaka wabanza ukabitekerezaho. Abo byabaye wenda mutarabitekerejeho cyane, ni byiza ko mwigira muri ubu butumwa tuba dutanga, kugira ngo murebe ese ni igiki dushobora gukora kugira ngo mworoherezanye hagati yanyu uko mwashakanye. No kudasangira intego z'ejo hazaza, ukumva nta ntego by'ukuri mufite. Murabanye umwaka umwe nta ntego mufite, umwaka wa kabiri nta ntego mufite. Sometimes buriya nabyo bishobora gutuma urugo rusenyuka mu buryo bwihuse. Rero ni byiza ko mwaba muganira kenshi cyane. Dutanga inama rero ko tunasaba minisiteri y'umuryango ko yashyira imbaraga mu kwigisha. Niyo abantu bagiye gushakana, cyane cyane bagiye kujya mu murenge, hari inyigisho bahabwa ku murenge, ariko mbere y'uko umuntu ajya mu gushaka byakabaye byiza ko nibura abantu bakwigishijwe igihe runaka. Hari amafamiye agenda yigisha abantu bakiga amezi 6, ku buryo abantu bajya kubana baziranye, buri muntu azi defo y'undi, azi weakness y'undi, azi strength y'undi. Icyo gihe iyo mugiye gushakana, iyo mugiye kubana, biroroha cyane ko anytime mwagirana kutumvikana mushobora kubikemura mu buryo bwihuse. Ndizera ko kandi na byinshi cyane bikorwa bishobora gutuma umuryango nyarwanda utera imbere, kuko urugo rwa kana kane rubaho neza n'urwa kana kare rukabaho neza, bazabyara abana bamenye no kurera, apana kuvuga ngo harera Imana. Umuntu ugasanga abyaye abana 8, 6 badahuje base, badahuje ba nyina. Icyo gihe nibyo ni ugusenya umuryango nyarwanda. Ni byiza ko rero twazajya tugerageza kureba ni iki cy'ingenzi cyane mu muryango nyarwanda,
gishobora gukora. So mukomeze mukore subscribe kuri KGD TV Rwanda, tuzajya tubazanira ingingo zitandukanye, tuzajya tuvuga kuri byinshi kandi byubaka umuryango nyarwanda mu buryo butandukanye. So kora comment hasi aho ngaho tubwire niki ushaka ko twazakuganiraho ubutaha, hanyuma ukore like, ukore share, hanyuma ukore subscribe. Iyi ni KGD TV Rwanda, njye ndi Jean d'Amour.